bavandimwe bene data itorero rya Kristo dutega amatwi hirya no hino ku isi. Turabashimira ko uyu mwanya mwiza twiye kongera gushobora kuganira hejuru igihe cy'imperuka. Shaka ko abantu bamenya ibyo mu bihe by'imperuka, kuko utahura ugakoresha igihe cyawe neza kugira ngo uze gusoza neza, kuko igihe cy'imperuka ari ugusoza neza. Ubwo rero ndabashimira bari hirya no hino badutegera duteze amatwi kuri The Kingdom TV cyangwa se Church of Christ. Imana ibaho umugisha. Dukomeza rero ndagira nanone ngo dusome ijambo ry'Imana. Twahereyeho turimo dusoma, twatangiye ku cyumweru, nanone turibuze gusoza kuri uyu munsi. Bibiliya itubwira amakuru yo mu bihe bya nyuma, uko tuzobimenya, uko bizoba bimeze. Ibyo rero turimo tuganira kugira ngo dusome ubutumwa bwiza, dusome mu byakozwe n'intumwa, ibice ni 2 mirongo ibice ni 16 kugeza ku 18. Bibiliya iravuga ngo ibice 2 Bibiliya ivuze neza duhereye ku murongo wa 14. Ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwiriza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudeya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvire aya magambo yanjye. Abandi basinze uko mwibwira uko ubu ari isaha ya 3 uyu munsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoheli ngo nifuzaga kumuca akarongo. Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanje ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje bari muri mwe, n'abaja banje muri iyi minsi nzabasukira ku mwuka wanje bazahanura. Twongere dusome Timoteyo 2 ibice 3 nanone umurongo wa 1. Biravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birusha. Ibihe birusha ni ibi: cyambere kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ndashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, byigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batera umugongo, uko muri bo harimo abagabo babomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, aremerewe n'ibyaha,
atwagwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bumenyi, ubwo bamenya ukuri. Kuko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge, badashimwa uzokwizera, ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo uzagaragarira abantu bose, kuko ubwaba abandi nabwo bwagaragaye. Amen. Aya magambo rero niyo magambo turi buganire, turimo tuganira tubwira abantu hejuru igihe cy'imperuka. Abavandimwe bene data, twasanze ko turi mu gihe cy'imperuka kuko Bibiliya ibitubwira. Uhereye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere, Bibiliya itubwira neza ngo kera Imana yavuganaga n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje iyi si. Ukuvuga ngo igihe cy'imperuka cyabayeho ubwo Yesu yazaga akavugana n'abantu. Icyo gihe twinjiye mu gihe cy'imperuka, niyo minsi y'imperuka. Turi mu gihe cy'imperuka kubera impamvu ikitugaragariza iminsi y'imperuka. Impamvu ya mbere ni Kristo, impamvu ya kabiri nanga Petro yabivuze abwira abayuda hejuru ya wa munsi w'umwuka wera wababanukiye mu cyumba cyo hejuru. Arababwira ngo ntitwasinze, kuko batekerezaga ko abantu basinze. Arababwira ngo ntitwasinze kandi ntituri bigoye, tuza amasaha ubundi saa 3 za mu gitondo, ntabwo twasinze. Aza kubibutsa, arababwira ngo mwibuke ko iki gihe ari cyagiye Yoheri yeretswe, yahishuriwe n'Imana imubwira ko mu bihe by'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu, izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Avuga ngo abahungu n'abakobwa bazahanura, abasore bazerekwa, abakambwe cyangwa se abasaza bazarota. Ibyo rero bibamenyeshe ko turi mu gihe cya kindi Yoheri yahanuye, kandi icyo gihe Yoheri yavugaga cyari igihe cy'imperuka. Rero bavandimwe, ibyo bihe tubirimo, ibyo dushaka kugira ngo tubashe gusobanurira abantu, umuntu amenye igihe ahagazemo, amenye ko ari mu gihe cy'imperuka, narangiza amenye isezerano arimo. Mu gihe cy'imperuka rero harimo amasezerano abiri. Isezerano ryavuzwe na Yoheri n'isezerano nanone dusanga mu nzandiko za Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira igihe cy'imperuka hazaba hariho ibihe birushya. Igihe cy'imperuka kirimo imbaraga z'umwuka wera, kongera kikabamo n'ibihe birusha. Ibihe birushya twarabiganiriyeho, nibyo dukomerezaho. Ndashaka gusigura aka kantu kugira ngo abantu bashe gusobanukirwa n'ibi bihe, nuko ubasha kumenya isezerano urimo. Uri mu isezerano ry'ibihe birushya cyangwa uri mu isezerano ry'umwuka wera? Isezerano ry'umwuka wera Imana yari yarabwiye Yoheri kandi yaje gusohoza mu gihe cy'intumwa. Ni uburyo ni isezerano, ni uburyo butatu buri ku bantu bose. Icyambere ni umwuka wera uzoza ku bantu bagahanura, abantu bagahanura, guhanura bakavuga iby'ubwami bw'Imana. Abahanuzi barahari bavuga iby'ubwami bw'Imana, abahanuzi barahari babasha kwereka abantu ukuri, babwira abantu ukuri iby'ubwami bw'Imana. Mu buhanuzi tuhasanga ubutumwa bwiza budakoze isoni. Ubutumwa bwiza budakoze isoni ariyo mbaraga y'Imana Pawulo yavugaga, ni ubutumwa bubwira abantu iby'urupfu rwa Yesu Kristo, gupfa no kuzuka kwa Kristo. Iyo bavuga gupfa no kuzuka kwa Kristo,
baba bavuga imbabazi, bavuga kubabarirwa ibyaha, bavuga kwihana no kubabarirwa ibyaha, kuko nibyo Yohana umubatiza yatangije abwiriza. Yaravuze ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bibabarirwe, muze yazabigisha hejuru y'umubatizo wo kubatizwa, ahamagara abantu yabahamagariye kuri Yorodani, base babatizwe bakizwe ibyaha byabo, babezwe batunganye inzira y'Uwiteka. Yigisha hejuru yo kubatizwa. Kubatizwa rero kwari ukwihana ibyaha, umubatizo ni ukwihana ibyaha. Ubwo ni ubutumwa, ni ubuhanuzi, ni umwuka w'igihe cy'imperuka ugomba kumanukira abantu kugira ngo abantu babwirize abantu kwihana ibyaha, umubatizo wa Yohana. Icya kabiri dusanga mu butumwa bwiza, tuhasangamo nanone ubutumwa Yesu Kristo yabwirije amaze kugera ku isi. Yababwirije ubwami bw'Imana. Soma Yohana igice cya 3 na Mariko igice cya 1 umurongo wa 15. Aravuga rero ngo mwihane, ubwami bw'Imana buri bugufi. Bavandimwe, ubutumwa bwiza hari imbaraga z'umwuka wera mu gihe cy'imperuka kibwira abantu kwihana ibyaha, kuko ubwami bw'Imana butwegereje. Ubwo butumwa bwarakomeje mu bigishwa ba Yesu Kristo. Uwo munsi ba Petero buzura umwuka wera, nanone babwirije abantu ubutumwa bwiza, bababwira gupfa kwa Yesu no kuzuka kwe, babwira umuzuko wa Kristo, babwira Kristo ko yazamutse yagiye mu ijuru. Barabwiriza abantu 3,000 barakizwa. Ye Petero yazababwiriza, baramubajije twagira dute? Yarababwiye ngo nimwihane, mwihane one guhabwa impano y'Imana y'ubugingo bw'iteka ryose. Kuvuga ubutumwa bwiza, ubuhanuzi buzamanuka mu gihe cy'imperuka, ni ubutumwa bwiza, ni ukubwira abantu urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Icya kabiri dusanga mu buhanuzi cy'ubutumwa bwiza cyitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ugupfa kwa Yesu no kuzuka kwe. Icya kabiri cy'ubutumwa bwiza dusanga mu buhanuzi, ubuzuye umwuka wo guhanura, nanone ni ukubohoka, ukubohorwa. Ubwami bw'Imana burabohora, imitima y'abantu ikabohorwa. Yesu niko yavuze mu gice cya 61 mu gitabo cya Yesaya. Umuhanuzi Yesaya ahanura, Yesu aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, kandi yansigiye kubwiriza ubutumwa bwiza abakene, ngo no kubohora imbohe, abari mu nzu y'imbohe akabakingurira. Ubutumwa bwiza burahari ngo tubohorwe, abarwayi babe bazima. Yesu Kristo niko yabwiye abigishwa, arababwira muri Matayo, arababwira ngo nimugende nabyukanye ubutware, mukiza abarwayi, mwirukana amapepo, mwirukana abadayimoni. Rero ubutumwa bwiza ni ububohora abantu mu ngoyi za Satani, mu ndwara. Yesu yarakijije indwara, arabohoza abantu, arababohora. Ubutumwa bwiza rero, ubuhanuzi, umwuka w'ubuhanuzi uzoba ku bantu mu gihe cy'imperuka, umwuka ubwiriza abantu, ubohora abantu, wo gukiza abantu imbaraga z'umwijima, imbaraga z'amapepo, indwara zigakira, ibimuga bikagenda, ibifamatwi bikumva, impumyi zikabona. Uko ni ukubohora. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza kandi tubusangamo icya 3, tubusangamo kugaruka k'Umwami Yesu. Kubwiriza abantu, kubwira abantu ko Yesu Kristo azagaruka, n'iryo sezerano dufite mu ijambo ry'Imana rivuga ngo uko tumubonye agenda niko azagaruka. Niko yasize abwiye abigishwa ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munizere. Mu rugo rwa Data hariho amazu menshi, iyaba atarahari mba mbibabwiye, ariko mwitegure. Cyo gituma abakristo abuzuye umwuka wera, intumwa za Kristo zakiriye umwuka wera muri iki gihe cy'imperuka, ko barabwira abantu uri gukora amahamba, nimwitegure. Isi si iwacu ni mu ijuru, niyo dutegereje umukiza ko azava. Ubutumwa bwiza ni ububwira abantu kugaruka k'Umwami Yesu, kugaruka kwa Kristo, kwima ingoma y'iteka ryose. Hariho kwima ingoma bw'iteka ryose, hariho ubugingo budashira, hariho umubiri tuzambikwa utari uwo kubora, udapfa.
hari igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, cy'ubwiza, cy'ubugingo bw'iteka tuzabamo tutagisuhuza umutima, tutagitandukana ukundi, ngo tuzabayo dusugiye. Niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo tuzobayo dusugiye, nta rupfu ruzagerayo, nta gutandukana kuzobayo. Undi muririmbyi aravuga ngo nikaona mkutano mkubwa sana, aravuga ngo abantu ngo bazaba baturutse mu mpande zose, watoka mabonde, watoka bahari, watoka pande zote, hao wote tutakutana huko. Icyo gihe abapfuye bizera bazazuka tuzima, hari igihugu, hari ubuturo ku Mana, tuzaba mu iteka ryose. Ubutumwa bwiza rero ni ubwiriza abantu gupfa no kuzuka, ariko kwihana ibyaha no kubabarirwa. Ni ubutumwa bwiza, ni ubohora abantu mu ngoyi za Satani, tukirukana amapepo, abadayimoni bagahunga, imyuka mibi ikava ku bantu, abantu bakabohorwa. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Abantu rero ni ubutumwa bwiza, ni ubwiriza abantu kwitegura, kuba maso, kwitegura umukwe, kwitegura ko Kristo azagaruka, amaherezo azahagarara ku isi. Niko Yobu yavuze, ibyiringiro yari afite ibyiringiro z'uko mu gihe uyu mubiri uzashira, ngo azarambika uyu mubiri we, uzarambikwa mu ivu. Yari abizi neza ngo akomeje gukiranuka kwe azamanukana ko gukiranuka, ngo abiryamane mu mukungugu, ngo azabizukana, azuke ngo azibonera umwami we, Imana ye, ngo amaso ye atarayubona. Ibyo byiringiro, uko kwitegura kw'Abakristo, ubwo ni ubutumwa bwiza. Ubwo rero niwo mwuka w'ubuhanuzi wamanukiye uriho mu gihe cy'imperuka, wo kubwira abantu kwitegura umwami Yesu, ko Yesu azaza. Yesu azaza bavandimwe, Yesu azaza, Yesu azagaruka. Ubwo ni ubuhanuzi. Aravuga ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Iyo ni isezerano dufite mu gihe cy'imperuka. Cyo gituma ubu nyine ndashima Imana, abasore benshi bakiri batoya ko barabwiriza ubutumwa bwiza, ko barahanurira amahanga. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ni igihe cy'imperuka, abatuzuye ubwami bw'Imana ko barabagwanya, babasuzugurisha uko bari cyangwa imyaka yabo uko babona. Ariko ndababwiza ukuri bene data, iri ni igihe cy'imperuka. Abasore bose bariho bahagurutse, bari mu mwuka wo guhanura, bahanura bavuga ubutumwa bwiza, bahanura iby'ukuri, kuko hariho abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma n'abagore ku butumwa bwiza, n'abatabwiriza urupfu rw'umwami Yesu, n'abatabwiriza kuzuka k'umwami Yesu, n'abatabwiriza kubohora, n'abatabwiriza kugaruka kw'Imana, kugaruka k'umwami Yesu. Abo ni abahanuzi b'ibinyoma. Abo nibo bahanuzi b'ibinyoma. Bibiliya iravuga ngo bazaduka mu gihe cy'imperuka, nabo barahari. Bazaduka bagwanye kugaruka k'umwami Yesu, bagwanye izuka ry'umwami Yesu. Abo ni abafarisayo n'abasadukayo. Abasadukayo bahakanaga umuzuko w'umwami Yesu, umuzuko w'abapfuye. Ariko kubemera Imana, kubafite umwuka w'ukuri wo guhanura, twemera ko Yesu yazutse. Yesu yarazutse, niko kuri. Yesu yarabonetse i Yerusalemu. Yesu yabanye n'abantu iminsi 40 mu isi, yarazutse. Yesu arazamuka, abantu baramureba igitukira mu kingiriza. Yesu ari mu ijuru, Yesu abitubwiye, yagiye abitubwiye. Icyo yadusezeranije n'uwo mwuka waramanutse ubwira abantu kuri kw'ijambo ry'Imana. Bavandimwe bene data, ubu hariho abasore b'abahungu n'abakobwa barimo bahanura. Bakobwa, basore beza buzuye umwuka w'ukuri, nimuhanure cyane, kuko iri ni isezerano ryacu, ni isezerano ry'abana b'Imana, ni isezerano ry'abakunda Imana, ni isezerano ryacu twebwe ndetse n'abana bacu, abasore n'abahungu. Abasore b'abakobwa n'abahungu ngo barahanura. Baza bahanura iki? Baza bavuga ubutumwa bwiza. Ubu hariho abantu batavuga ubutumwa bwiza. Hariho ababaca indege babagwanya. Abo ni bayambure bagwanyaga Mose. Abo ni benshi nibajya bagwanyije ba Paulo, barimo bagwanyaga ubutumwa bwiza. Dusanga mu gitabo cya Timotheo. Abo bose barahari, ariko ndagira ngo ngomeze bene data b'abasore bariho, b'abahungu n'abakobwa,
ni igihe cyacu. Byari byaravuzwe n'umuhanuzi Yoheli kandi byarasohoye igihe cy'intumwa yuko bakira umwuka wera abahungu n'abakobwa ngo guhanura. Yuko ni uguhanura ni ukuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, ni ukubwira abantu gupfa no kuzuka, kubohoka, gukira indwara, gukira ubumuga, gukira uyu mubiri no kubasha kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ubwo nibwo butumwa bwiza budakoze isoni, ariyo mbaraga y'Imana. Ubutumwa bwose butarimo kwihana, ubutumwa bwose butarimo kuva mu zaha, ubwo si ubutumwa bwiza, ni ibinyoma. Ubwo abona abahanuzi b'ibinyoma badutse bariho ngo baza barimbisha inyuma ngo imbere ari amagufwa gusa, bazi iby'amajambere, bazanye iby'amajambere bino mu isi. Ino mu isi niho bashinze umutima, ariko ibyo guhindura abantu kuba abigishwa ba Kristo ntabyo bafite. Kuba bovuga urupfu rw'umwami Yesu rukiza, rubohora, ruhesha abantu agakiza, ntabyo bafite. Ahubwo ibyo bafite nibigaragara ino mu isi, yabaye amabizinesi, yabaye ibindi byabo, bihangiro byabo. Ariko bavandimwe bene data, mu gihe cy'imperuka hariho umwuka w'ukuri, hariho umwuka w'Imana, hariho isezerano dufite ko hariho umwuka w'ukuri, umwuka uzoza ku bantu bose, uzoza ku bahungu n'abakobwa ngo bagahanura. Imana ishimwe, bariho ko barahanura. Hari dufite abavugabutumwa, dufite abapastori, dufite ababishopu, dufite abapotre, dufite abakozi b'Imana b'abasore, b'abahungu n'abakobwa barimo bahanura, baririmbira Imana by'ukuri, babwira abantu iby'urupfu rw'umwami Yesu no kugaruka kwe, ndetse no kubohoka no kubohora ko barakiza indwara ko zirakira. Yesu niko yasubije Yohana aba atumye intumwa ze, ababwira ngo mugende mumubaze ngo ese ni wa wundi twari dutegereje, kuko bari bamutegereje ko azabohora. Yesu yarabasubije arababwira ngo mugende mumubwire ngo ibimuga ko biragenda. Sema amen. Ibimuga ko biragenda, ibifamatwi ko birumva, impumyi ko zirabona. Arababwira ngo mumujana ayo makuru, indwara ko zirakira, amapepo karahunga. Uwo ni Yesu Kristo. Ubwo ni ubutumwa bwiza bwagezeho. Yarashatse gusubiza Yohana umubatiza, amubwira ngo koko muzukuri Yesu yaraje, Mesiya uwo twari dutegereje yarashitse, anino. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Ariko muri iki gihe dufite abandi bagwanya ubutumwa bwiza, abantu b'ibinyoma. Mubimenye hariho abantu b'ibinyoma, mu basore harimo abantu b'ibinyoma, mu basaza harimo abantu b'ibinyoma, mu bagabo n'abagore harimo abantu b'ibinyoma batabwira abantu iby'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko muri iki gihe duhumurizwa n'ijambo ry'Imana, nubwo turi mu bihe by'imperuka, ariko nanone dufite ubutumwa, dufite isezerano ry'umwuka wera, ry'umwuka w'Imana zose ukwa ku bantu, abantu bagahanura bakavuga ukuri. Icya kabiri nanone dusanga mu isezerano ry'umwuka wera ku bana b'Imana mu gihe cy'imperuka, kubakijijwe. Nanone aravuga ngo abasore banyu bazerekwa. Ubu hari iyerekwa, hari ishurirwa, hariho amavision arimo avuka. Naratangaye, hari abaheruka kuvuga ngo ni gute abasore bari kwihangira ngo amakanisa. Icyo ngicyo ni ukutamenya, ni umwuka, tafite umwuka wera w'Imana wasezeranirijwe abantu mu gihe cy'imperuka. Mu gihe cy'imperuka abasore bazerekwa, bazagira iyerekwa, bazagira vision, bazahabwa vision, bazahamagagwa kuvuga ubutumwa, bazahamagagwa gushumba itorero, bazahamagagwa gukora imirimo y'Imana, bazahamagagwa bakora iby'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dufite abasore bahagurutse kuvugira Imana, bahagurutse gukorera Imana. Imana ihamagaye muri iki gihe, bashunze itorero, bafite vision, bafite umurongo w'ubutumwa bwiza, bafite icyo bahamagariwe, baberekwa, bafite ishurirwa ry'ukuri ryo kubasha guhindurira abantu kuba abigishwa ba Kristo, wo kubasha guhindurira iyi si guhinduka ubwami bw'Imana. Abo basore barahari bafite ishurirwa, bafite iyerekwa, bari mu kwerekwa, barazutse, barahagurutse. Imana kirabatuma, Imana kirabakoresha. Bene data, ni isezerano ryawe. Ndabwira umusore ukiryamye utarerekwa, yewe iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo werekwe, cyo kugira ngo ugire vision, cyo kugira ngo ugire iyerekwa. Ni igihe cy'amayerekwa,
ni igihe cy'ishurirwa. Kini igihe cy'ishurirwa abasore ni icyanyu. Abasore aho bari bose ndabasaba kudapfusha ubusa ubusore bwanyu. Bibiliya iravuga ngo Salomo abwira abantu mubwiriza mu gihe cyiwe cya nyuma ari umusaza, yanditse igitabo cy'umubwiriza ari umusaza, aravuga ngo ubusore n'ubuto ntacyo bumaze, ariko iki gizi cyo kimaze ngo nukubaha Uwiteka nukubaha Imana, ngo ubusore bwabo ngo bakitandukanya n'ibibi, ngo bikaba kure cyane, bagahabwa iyerekwa, bakabahabwa ishurirwa, bagahabwa vision. Hari abantu batagira vision mu buzima bwabo, batagira umurongo, batagira iyo bava niyo bajya, batagira iyo bavuye, batagira niyo babajya, batagira ibyo baretse, batagira ibyo bagiye kure. Bavandimwe bene data basore, kini igihe cyanyu cyo kugira ishurirwa, ni igihe cy'ishurirwa, ni igihe cya vision. Mwerekwe bavandimwe, ndasabira abasore bose ku isi ngo berekwe, bahabwe ishurirwa, berekwe, bamamaza ubwami bw'Imana, bahabwe ishurirwa, bahamagagwe, babe umuco uvira amahanga, mu muco umurikira amahanga, muhabwe ishurirwa, muryirukangane ku isi. Imana ishimwe, ryo ni isezerano dufite, ni isezerano dufite, nakomejwe naryo. Imana imaze kumbwira aya magambo, bene data ndagira ngo ngomeze bagenzi banjye kugira ngo turusheho gukomeza ishurirwa, dukomeze iyerekwa, dukomeze vision dufite twahawe n'Umwami Yesu. Mwoye gucika indege. Hari ababaca indege ni byinshi. Umunsi Nehemiya ahishurirwa, ahabwa iyerekwa ku makuru yari amaze kwakira iwabo Yerusalemu ko hahindutse amatongo, ndetse n'ingike zaho ko zaridutse, ibituro by'abasekuruza ko byakundaguritse. Yaricaye ararira. Umunsi yahawe yishurirwa, iyerekwa, abonye iyerekwa, agurutse kuza kubaka Yerusalemu. Hari bamuca indege, Basenebarati na Batobiya bamuca indege ngo bakazamubwira ngo iso yakora ngo karubaka ngike, bakazamubwira ngo izo ngike ngo zoridurwa, zokundurwa ngo n'umugeri w'inguzu cyangwa se w'imbwebwe, imbwebwe ngo zizabikundura. Bakazamuhamagara ngo namanuka basange bamuca indege. Ariko ndashaka kubabwira abasore bavandimwe bene data, ndi umusore mugenzi wanyu, wahawe ishurirwa, wahawe iyerekwa. Ndasaba ko mubasha kutumva Abasenebarati n'Abageshemu n'Abatobiya bariho muri ibi bihe, batubwira ngo ibyo twadukora ngo n'iby'ubusore n'iby'igihe gitoya bizashira. N'igihe cya Timoteyo bahamagawe ari abasore. Timoteyo yari umusore, ariko Pawulo yaramukomeje aramubwira ngo Timoteyo, woye gucika indege, tukagire icureka, ngo ubusore bwawe ntibugahanyuke imbere y'abandi, tugahinyugwe ubusore bwawe ntibukabe impamvu, ubusore bwacu ntibube impamvu. Mureke hagaragara iyerekwa, hagaragara ishurirwa, hagaragare umuhamagaro. Basore bene data, nimuhamagagwe, mumenye ko hariho ikiri igihe cy'umwuka wera, cyo kwakira umwuka wera wo guhishurirwa, umwuka wera wiyerekwa. Mana iduheze iryo sezerano. Ndagira ngo ngangura abasore bagenzi banje, mumenye ko dufite isezerano ry'ishurirwa. Nimwerekwe amaso yanyu nabone. Imana ifite, ndasaba Imana data ngo ibasiga umuti w'amaso, mubone, mwerekwe muhishurirwe, mwerekwe mugire ishurirwa, mwamamaza ubutumwa bwiza, mwiruke mw'isi yose, muvogere isi. Dufite iryo sezerano Imana yariduhaye, dufite ishurirwa, dufite iyerekwa, titurabagarukira aha, turabo kugenda isi yose. Niko yabwiye intumwa, arabwira ngo nimuhaguruke mugende ku isi yose, mubwirize ubutumwa bwiza, muhereye Yerusalemu, Yudeya ni Samariya, no kugeza ku mpera y'isi. Bavandimwe, dufite iryo sezerano, abazuye iyerekwa, abafite ishurirwa, bafite kugenda Yerusalemu ni Samariya ni Yudeya yose, ndetse no ku mpera z'isi. Kubera ishurirwa, iyerekwa niryo ryemerwa kugenda ku isi yose. Ndasabira abavandimwe bene data, basore bagenzi banyu, mwe boye kubaca intege, nimwerekwe, kandi icyo weretswe ugikomeze, ntihagira abaguca intege, ntihagira abagihindura ubusa. Nubwo bokivuga
ariko umenye neza ko ari igihe cy'imperuka, ari isezerano. Turi mu bihe bya nyuma, iri sezerano turarifite nk'abasore. Icya gatatu nanone dusanga muri iri sezerano, Yesu Imana yabwiye Yoheli Yesu aza kubisohoreza ku ntumwa, yarababwira ngo abasaza banyu bazerekwa. Hariho abasaza beza nabo bakiriye umwuka wera w'Imana mu gihe cyabo cy'imperuka, mu gihe cya nyuma. Hari abasaza bukuri, hari abakambwe beza baryama bakerekwa ko bararyama bakarota, ko bararyama bakabona ubwiza bw'Imana, ko bararyama bakabona ijuru ryugurutse, ko bararyama bakagarura abantu kuri Kristo, ko bararyama bazuka bakabwira abantu ibyenda kubaho, ko bararyama bazuka bagasobanurira abantu ibiriho iby'iyi minsi. Abavandimwe bene data, abasaza nabo ndabakomeza. Abasaza barimo barota muri iki gihe, Imana yasutseho umwuka wabo. Abasaza barimo bakira umwuka w'isezerano w'iminsi y'imperuka bakarota. Nimukomezwe nubwo muri abasaza, nubwo basuzugura kubera imbaraga nke z'umubiri, ariko mu mutima muri basima. Bibiliya yaranavuze ngo tibasaza ngo bazaba bahorana amakakama, ngo no mu busaza bwabo bagira amakakama n'itoto. Kubera iki? Kubera kwerekwa, kubera kurota, kubera kuryama bakarota. Abasaza ndabakomeza aho muri hose, abashaje ku myaka, abakecuru basaje ku myaka, ariko bakiryama bakarota. Iki gihe cy'imperuka ni igihe cyo kurota kw'abasaza. Bene abo basaza ndibagira amanyana, bene abo basaza bazana iby'imico, bazana ibintu bidashima Imana. Abene abo basaza barota ngo bazane, ngo bagume bavuga iby'isekuruza, ahubwo bavuga umwami Yesu, bavuga Kristo w'abantu, bavuga Imana nyamana. Babwira abantu, babwira sekuruza wo kwizera, bagira kwizera, barahamye, bigisha abagore bato, abakecuru bato, bigisha abagore bato kubaha Imana. Abasaza bakagira inama abasore gukomeza ubutumwa bwiza. Bavandimwe bene data, bene abo basaza bazaruha, ngo abasore b'imigenda baziruka baruhe, ariko ngo bene abo basaza bategereje Uwiteka barota. Baruha no mu busaza bwabo bazagumana abakakama n'itoto. Ubu dufite abasaza batakirota, batakirimo uwo mwuka, batakiriye muri iki gihe cy'isezerano cy'iminsi y'imperuka, badafite umwuka w'isezerano. Ugasanga niyo bazanye imanza, niyo bazanye gutukana, niyo babacamo abantu, niyo babateranya abantu, niyo babazana kitamaduni, bazana imyuka ya kitamaduni, imyuka y'abantu, bumvira abantu, babwira abantu kumvira iyi si. Ariko ndababwira ngo hari isezerano ry'umwuka we uzaza ku basaza, uriho ku basaza muri iki gihe. Kandi abo basaza bazabaryama bakarota, abo basaza bafite inzozi, abo basaza bafite indoto, abo basaza bari mu kurota, abo basaza ko bararota. Imana yo mu ijuru bakomeze. Basaza, babyeyi, aho muri hose mukomeze, kuko iki gihe ni igihe cyane cy'umwuka wera, kugira ngo mukore mu gihe cya nyuma, mu gihe cy'imperuka. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Iryo ni ryo sezerano rya mbere dufite mu gihe cy'imperuka y'umwuka wera w'Imana. Abo ngabo ibihe ntibizabagora, ibihe ntibizabibarusha, no mu mafi bo bazakomeza kubaho. Mu gihe cy'izuba, mu gihe kigoye, ibo bazabashisha. Bibiliya yarambwiye mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere, iravuga ngo hahirwa abadahagarara mu nzira z'abanyabyaha, abaticarana n'abakobanyi, ntibagendere mu nzira z'abanyabyaha, tibagira imigambi y'ababi, tibayibamo, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo bibwira ku manywa na nijoro, ngo bazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo kidatinya amapfa, igihe cyose kirera imbuto, ngo kandi ibibabi byazo tibyuma, ngo icyo bazakora cyose kizababera cyiza. Bavandimwe bene data, barimo uyu mwuka wo mu gihe cy'imperuka Imana yasezeranije abari mu isi, mu gihe ibibwira Yoheli ikabisohoreza ku ntumwa. Nimwakire uwo mwuka wera, mukomere mu gihe cy'amapfa, tibaza baruha, tibaba muri ibi bihe
z'abapagani babamwo zo kuruha. Bavandimwe bene data, ndagira ngo nkomeze bene data aho bari hose ku isi, ngo nimwemere n'abatarakira uyu mwuka akira umwuka wera mu gihe cy'imperuka. Turi mu bihe by'imperuka, mwakira umwuka w'ubuhanuzi, umwuka wo kwerekwa, umwuka wo kurota. Abasore mwakira umwuka wo guhanura, mwamamaza ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'ukuri, muba bavuga ubutumwa bw'ukuri, batari abahanuzi b'ibinyoma. Mube mufitiye ishurirwa, iyerekwa, mugire vision, muba visionnaire, muba abantu bafite vision, muba abantu batumwe n'Imana. Yego, murakoze bose mu gusoza igihe cy'imperuka ku bana b'Imana bahawe isezerano ry'umwuka wera w'Imana, abahungu n'abakobwa guhanura, abasore kwerekwa, abakambwe cyangwa se abasaza kurota babarimo, abasaza barimo bazarota, abasaza barimo mu isezerano, barimo mu gihe cy'imperuka bagomba kurota. Kugira ngo tugasoze tukarangiza, kuko ni igihe cy'imperuka ku bana b'Imana. Igihe cy'imperuka ku bana b'Imana bazuzura uyu mwuka wera, kandi uyu mwuka wera ni imbaraga y'Imana. Kandi izo mbaraga z'Imana Pawulo yarabyanditse mu Bakorindo, aravuga ngo Yesu Kristo niwe mbaraga y'Imana, kandi ngo nibwo bwenge bw'Imana. Abakiriye Yesu Kristo bose bafite Kristo muri bo, ijambo ry'Imana ribarimo. Rimwe na Yohana yavuze ku kago ka Patimo, mu rwandiko rwe rwa mbere rwa Yohana, aravuga ngo iyo ni imbuto iba mu bana b'Imana. N'abarimo Kristo, n'abarimo ijambo ry'Imana, abo nibo bafite iryo sezerano muri iki gihe cy'imperuka. Basaba ko bavandimwe bafite iryo sezerano mukomere. Abasaba ko abatarahabwa rino sezerano mbakangura, mbibutsa ngo mumenye ko iki gihe ari igihe cyane cyo kuzura umwuka wera, ari igihe cyo gusaba umwuka wera, ari igihe cyo guhabwa umwuka wo guhanura, ari igihe cyo guhabwa umwuka wo kwerekwa, ari igihe cyo kurota ku basaza batuyemo, bari mu isezerano, bari mu bihe by'imperuka ngibi, bari mu imbuto y'Imana, ari ryo jambo ry'Imana. Abasaba rero ko bakristo bene data mumenye kwirana isezerano ryacu muri iki gihe rero twuzura umwuka wera. Kandi umwuka wera ugaragarira ku bintu bibiri. Hari imbuto z'umwuka wera, hari ikimvuye kuvuga kigaragaza umwuka wera ni guhanura n'ivuga butumwa. Abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma barahari batuzuye umwuka wera. Hakaba rero niyerekwa, vision, kugira umurongo, kugira iyerekwa. Hakaba rero no kurota, abasaza bararota, bafite dream, I have dream. Abasaza bari mu gihe cyo kurota, kubasha kwigisha, gutanga inama, bakomeza abasore, bakomeza itorero rya Kristo, bakomeza b'iki gihe. Hakaba rero icya kabiri ni imbuto z'umwuka zanditse mu Bagalatiya. Paulo yavuze mu Bagalatiya igice cya 5, Bibiliya iravuga ngo imbuto z'umwuka ziragaragara bavandimwe. Urebe ko wuzuye urukundo, urebe ko wuzuye ibyishimo, urebe ko wuzuye kwihangana, urebe ko wuzuye amahoro, urebe ko ugira ingeso nziza, urebe kugwa neza, urebe ko wirinda. Izo ni imbuto z'umwuka. Bibiliya itwereka ku banyamwuka. Mu banyamwuka ubashe kwakirira isezerano bavandimwe muri iki gihe, mu gihe cya nyuma ngiki tugwiza urukundo, mu gihe cya nyuma ngiki tugira ibyishimo, igihe cya nyuma ngiki tugira amahoro, tubane n'abantu bose amahoro, igihe cya nyuma ngiki twihanganire ibitugerageza, kuko nitwamara kwemererwa tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Mu gihe ngiki tubashe kugira ingeso nziza hagati y'abapagani, mu gihe ngiki tugwe neza ku muntu wese, ugubwe neza, ugira amahoro kubwa Kristo Yesu uri muri wewe. Abari muri Kristo Yesu bafite amahoro, nta kizabakuramo. Bavandimwe bene data, turushaho kugwa neza, turushaho kugira neza, ubundi kandi twirinde muri byose. Iki gihe hari ibihe biruhije, ari abantu bagenda ukundi, ibi bihe ko biratujana ukundi, ariko mwirinde
mu byo mukora byose. Salomo yarabivuze kurinda bivuga ku basore kubera zino ngero zitatu Imana yabwiye Yoheri ko izururutsamo izosukaho umwuka wabo. Ndabwira muri iki gihe mu zukuri hatabayeho kwirinda, hari ibihe birusha, hari ibibazo byinshi, hari ibintu byinshi, hari tuzi twinshi tutari twiza ariko dufite amafaranga, hari imyambaro myinshi itari myiza ariko kandi yeze, hari amasikise menshi, hari uburyo bwinshi butari bwiza. Aravuga ngo ibyo dukora byose, ibintu byose turabyemerewe ariko byose siko bitugirira umumaro. Utegerezwa kwirinda, utegerezwa gutoranya, utegerezwa guhitamo. Abari muri Kristo Yesu baratoranya, bafite ibyo batoranya, bashaka iby'ukuri ariko tibashaka ibigezweho, bashaka ibizima by'agaciro, tibashaka ibije byose, tibakira ibije byose. Rero ni ukwirinda, uwo ni umwuka w'Imana uzuduhesha gutoranya. Rero mwakira umwuka wera w'Imana, Imana ibaha umugisha. Amen.